cya gatanu. Mu gice giheruka, nyuma yuko nyine apfuye wa Muhire yari agiye gushaka imibereho mu mujyi, ese bizamuhira. Igice cya gatanu. Twongeye kubashimira inshuti bakunzi b'Isi ya None TV, tubashimira gukurikirana ibiganiro byacu, amavideo tubagezaho, turabashimiye. Reka abakunzi b'iyi nkuru dukomeze n'igice cya gatanu. Ubwo navuye mu modoka nkomeza kugenda mu muhanda nibaza iyo ndajya birancanga. Nibwo natangiye gutekereza ubuzima nanyuzemo, ukuntu mama yapfuye, nibyo nari namusezeranyije. Ako kanya mu mutwe numva umutwe washyushye, numva amajwi y'abantu ngo arapfuye, mutabare. Naho twasoje igice cya kane. Igice cya gatanu. Ubwo nongeye gukanguka nisanga ahantu mu nzu, nazi ndyamye ku gitanda mfite ibipfuko byinshi ku mubiri ndetse no mu mutwe. Narahindukiye mbona umudamu wicaye iruhande rwanjye, ubona ko atameze neza. Ubwo yabonye impinduka ahita amwenyura. We iyo Imana ishimwe, n'ukuri ubona akangutse. Njyewe bintunguye, none ahandi ni nahageze gute? Wowe se urinde? Ako kanya nta kintu na kimwe nibukaga. Byakubitiraho kubona mfite ibipfuko umubiri wose, bikantera kwibaza byinshi. We ntacyo wibuka disi, gusa banza utuze ndakubwira byose uko byagenze. Njyewe uyambwira kuki ndyamye hano, n'ibipfuko mwakizeho n'ibyiki. Kwanza mu nkure ibintu bijyanye n'igendera. Ubwo nashatse guhaguruka ariko biranga, numva umugongo uri kundya cyane. Uwo mubyeyi yaranyegeye amfasha kuryama neza, maze kuryama mbona asohoje umutima, niko kumbwira, we dore wa mwana we, amezi abaye hafi 10 uryamye hano. Wageze hano ubwo wakoraga impanuka, twasanze imodoka yakugonze uryamye mu muhanda, abantu bagushungereye ndetse watakaje amaraso menshi. Ubwo twakuzanye muri bino bitaro waguye muri koma. Kuva icyo gihe cyose nibwo wongeye gukanguka. Uwo mubyeyi yamaze kumbwira iyo nzira nanyuzemo ndokoka urupfu, nibaza niba abantu b'umutima bakiriho ku buryo bamfasha bakaramira ubuzima bwanjye. Numva Imana ntacyo nayinganya kuko iturinda aho twumvaga ko byarangiye. Nahise mubwira umubyeyi, njyewe murakoze mubyeyi, wowe wisanga mwana wanjye. Yabaye akivuga gutyo nibwo nibutse ko mama yapfuye, kandi ko navuye mu cyaro kuvuga ko nje gushaka ubuzima, nje gushaka imibereho n'ubuzima. Nibaza aho ndahera ndahabura. Ntekereza gusubira mu cyaro ariko nsanga waba ari ubwawe. Sinamenye igihe amarira yasohokeye. Uwo mubyeyi ahita ambaza, we ubaye iki se noneho kuri kurira? Uwo muri uzakira kandi Imana yakurokoye iriya mpanuka yari izi imigambi gufiteho. Njyewe murakoze n'ukuri, natekereza kuneza mwangire nkabura icyo nzabitura, ariko Imana izabakomereza uwo mutima. Ubwo tukiganira urugi rwarafungutse, kureba uwinjiye yari umugabo ubona ko nabo akuze, ari kumwe n'akana gato k'agahungu. Ubwo uwo mubyeyi yabonye binjiye ahita avuga, we hani mwabangutse wowe n'umuhungu wawe wa mugabo. Nibyo mama Clovis, undi wa mama ni mama Clovis. Ntabwo twari gutinda. Inka yanjye, umurwayi se yakangutse noneho, mbega byiza mama Clovis. Nibyo rwose, nibyo rwose musanze aribwo gikanguka. Ahubwo nyegereze hino icyo gikapu umugaburire, igihe cyari kibaye kinini ntacyo ashyira mu nda, utungwa n'ibyo muri serumu byo kwa muganga gusa. Clovis, mama nanjye ndaho umurwayi kuri ka juice papa yanguriye bose. Papa Clovis, nuko sha ngaho genda umusomyi. Mama Clovis, umusheri ngaho uretse twebwe umurwayi tumugaburire, sibyo Clovis? Ubwo mama Clovis yagerageje kunyegura anyicaza neza, ubundi ansegurura umusego.
atangira kungaburira na Clovis acishamo akansomye ka Joyce yari afite. Papa Clovis, mbega byiza, mumere neza mbafotore kuko bibereye ibisho nako kamera. Ubwo iminsi yakomeje kwicuma, ngenda noroherwa gake, numva ntangiye gukira kuko nari nsigaye nibyutse ntangiye no kugenda. Ubwo umunsi umwe nibwo twari turi mu cyumba turi kuganira bisanzwe nyir'umuryango wa Clovis, ndetse Clovis yadusekeje. Twatembagaye, muganga yinjiye asanga igipara ari cyose, nawe ubona ashaka kutwiyunga ariko yakoze icyamugenzaga. Ubwo yaraje aransuzuma ngo arebe uko merewe. Muganga: umusore, urumva umeze ute? Ngewe: muga, meze neza nta kibazo kabisa, ahubwo imodoka twagonganye bazakora iperereza barebe ko itangiritse kuko ngewe narumye rwose. Hahahaha. Papa Clovis: ariko ubundi Dr, ntabwo uyu musore mwamusezera akajya kurwarira imuhira? Muganga: reka mukore ibizamini bya nyuma ndebe uko ubuzima bwe buhagaze, kandi ngereranyije uko ndi kumubona icyizere cyo kumusezera kirahari. Mu by'ukuri nishimiye uko maze gukira, ariko babuze kunsezera nibazaho nzerekeza. Ariko nabwo bwa mbere nari ngeze mu mujyi, nahita mpura n'impanuka biranshobera, ariko mu mutima ndavuga ya kare n'ikamena tu. Igihe cyarageze baransezera. Ubundi Papa Clovis na Mama Clovis bafata ibikoresho bari bazanye, nanjye mfata Clovis ukuboko turamanuka, babanza kwishyura, ubundi dusohoka ibitaro, tunyura ahantu hari haparitse imodoka nyinshi, mbona tugeze kuri imwe, barakingura turinjira, ubundi turerekera. Bidatinze twageze ku rupangu rwiza cyane, mbona ruhise rufunguka, kumbe ni umusore wakinguye imodoka Papa Clovis yinjizamo, ubundi dusohokamo. Mama Clovis: umusore muto, ikaze iwacu, umushyitsi ni umugisha. Ngiye: murakoze. Ubwo twinjiye mu nzu, Clovis mbona arirutsa agaruka afite ibikinisho byinshi, harimo n'utumodoka, umupira wo gukina. Clovis: umurwayi, ngaho ngwino dukine ubundi ukurikire, sibyo? Mama Clovis na Papa Clovis: hahaha. Mama Clovis: ariko umusheri wabaye gute? Nta no kureka ngo umurwayi abanza aruhuke koko? Ngo musore: ehehe, hagi ubundi witwa nde? Uzi ko nibagiwe no kukubaza uko witwa? Ngewe: munyihangane nanjye byanciyeho, nitwa Peter. Mama Clovis: okay, noneho ngwino nkwereke gato banze unaruhuke. Ubwo naramukurikiye, tugera mu cyumba gishashe neza we, mbese nagira ngo kubonekera kuko yanyereje swime, anyereka muri dushe njya gukaraba. Ubwo nsangana yazanye n'utundi twenda, agakabutura n'agapira kave ndetse n'udusandari, arangira arambwira: Mama Clovis, Peter, nurangiza uze ku meza, umukozi yarangije gutegura. Ubwo narangije ndasohoka, nsanga bose bageze ku meza, tubanza gushimira Imana, ubundi dutangira gufungura. Ubwo bwa mbere nari mbonye ibiryo by'amoko yose, kuko njye na mama twirira utujumba cyangwa amateke, tukarenzaho amazi, ubundi ubuzima bugakomeza. Uwo munsi nari mfite apeti, nariye byinshi cyane ku buryo nari bimaze imbere y'abandi. Mama Clovis aranyongera. Ubuzima bwarakomeje, niberaho ngaho. Mu gitondo nkajyana Papa Clovis na Mama Clovis muri siporo nk'uko muganga yabintegetse, kugira ngo amagufa akomere. Hashize icyumweru nibwo twari twicaye turi kuganira njye n'abo babyeyi, kuko Clovis we yari yibereye mu bikinisho bye. Mpita mvuga: ngewe rero Papa Clovis na Mama Clovis, mbanje kubashimira uburyo mwanyitangiye mukankiza urupfu, aho ubuzima bwari bugiye kurangira. Mwamfashe nk'umwana muto mu rugo, ntacyo nabaveba, ariko igihe kirageze ngo nkomeze urugendo rwo gushaka imibereho, nk'uko aricyo cyari cyamvanye iwacu mu cyaro. Ntuzacikure igice cya 6. Muhire se cyangwa Peter, nyuma yo gukora impanuka agahura n'abagira neza, bakamufasha kumuvuza ngo agiye gukomeza urugendo rwe.
ese azagenda amenye yerekeza he? Azamenya yerekeza he ko n'ubundi yakoze impanuka aribyo atekereza? Ntuzacikwe n'igice gikurikira cya 6. Tubibutsa gukora subscribe, like, share na comment kuri page yacu, kuri channel yacu ya YouTube yitwa Isi ya None TV, ari naho uri kumva iyi video. Okay, turabashimiye cyane. Ni Alex Twizere, umuhungu wanyu ubakunda cyane. Imigisha n'ibyiza byose bibane namwe, murakoze cyane. Hasta la vista, ciao.